ukabije. Rero ari hangover ari n'uwo munaniro ukabije, ubwo ndavuga nyine ari hangover yatewe n'inzoga, byose biba bishobora kugira ingaruka zikomeye mu mibereho yacu uko urikavarinze. Nubwo ngiye kuvuga uburyo wa recoveringa cyangwa se wava muri ya hangover neza ubifashijwemo n'ibyo kurya, nkubwira ibyo kurya wibandaho, ariko umenye ko hari icyo biba bigusigiye, uba umeze n'ubundi nka kwa kundi umuntu azanzamuka yararwaye agatangira kongera kwisanasana. Mu byo turi buganireho rero turavuga ibiribwa biri mu byiciro bitandukanye. Hari imbuto, hari n'imboga, izo ngizo ziza rwose ku mwanya wa mbere mu bishobora kugufasha. Ndaza kubwira ubwoko bw'imbuto ushobora gukoresha ndetse n'ubwoko bw'imboga ushobora gukoresha ndetse n'uko ushobora kubitegura, cyane cyane imboga. Hanyuma ibindi bishobora kugufasha harimo inyama, harimo n'amafi. Ntabwo ari ubwoko bw'amafi bubonetse bwose, nta nubwo ari ubwoko bw'inyama bubonetse bwose. Ikindi kandi uko wabiteguye nabyo bigira uruhare mu kuba byagufasha. Hari n'ibindi biribwa bitandukanye, yewe n'ibinyobwa, byose bishobora kugufasha kuva muri hangover. Ariko icyo nakubwira nanone ni uko ibi biribwa ntago wabifata nk'umuti ngo uvuge ngo birahita kuko biba 100%. Hari igihe ubigerageza, wagerageza kimwe kikanga, ukaba ushobora kugerageza ikindi. Bitewe rero nanone n'imikorere y'umubiri wawe, ni byiza ko wimenya. Ushobora kwimenya ubikoraho icyo nakwita nk'ubushakashatsi. Niba uyu munsi bikubayeho ukagerageza kimwe mu byo ndi bukubwire, wakumva hari icyo kimaze, ni byiza. Gusa hari bimwe na bimwe biba bizwiho kuba bikora muri rusange. Ibyo rero nibyo ngira ngo tuvugeho noneho. Nawe niba kimwe kikunaniye ube wagerageza n'ikindi. Buri munsi twunguka ubumenyi bushya. Buri munsi tukugezaho ibiganiro bishya bigamije kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe, ubuzima bw'imyororokere ndetse n'iterambere. Kanda ahanditse subscribe cyangwa abonnez-vous, ukore n'ahashushanyije inzogera kugira ngo we kugicikwa. Tubeho neza n'umuyoboro wawe. Nyuzaho ibibazo n'ibitekerezo byawe dufatanye kubinoza. Iki kiganiro nikikuryohera ugisangize n'abandi. Inkunga y'ibitekerezo ni ingenzi kuri twe. Iyo amafaranga n'akarusho. Washyigikira iyi channel kuri Momo Code 3534661 cyangwa nimero ya Momo 0783318997 TN Rwanda. Watuvugisha kandi kuri 0788318997. Ni Jeno Imana muri kuganira muri dusangire. Nkaba rero nifuje ko uyu munsi dusangira ibidufasha kubungabunga ubuzima bwacu, ariko noneho cya gihe umuntu aba atamerewe neza. Ntabwo ari uko aba arwaye, ahubwo nuko nyine aba atamerewe neza, kandi iyo hari ikitagenda mu buzima ntabwo ari ngombwa yuko muganga burya regana nubwo ari we wenda w'icyakora arakubwira ati ufite ikibazo iki n'iki, izina ry'indwara ni iyi ngiyi, ariko wowe ubwawe ujya guhaguruka mu rugo ujya kumureba, ariko nyine wumva yuko hari ikitagenda neza. Kandi icyo kintu uvuga uti ndarwaye rwose, ndumva ndwaye, ndumva bitameze neza. Rero iyo umuntu afite hangover rwose nibwo burwayi navuga bunakomeye kandi butakagombye kubaho. Mukanya ndimo mvuga nti kugira hangover ntago bivuze yuko umuntu aba yanyweye gusa, yanyweye cyane yasinze. Nibyo koko igice kinini gituma umuntu agira hangover no kubera ko aba yanyweye cyane, hanyuma noneho mu mubiri hagasigaramo uburozi bwinshi buturuka ku nzoga. Umubiri bwacya ugatangira guhangana na bwa burozi kugira ngo bube bwashira mu mubiri. Ariko umuntu ashobora guterwa hangover nanone n'umunaniro ukabije. Wa munaniro ukabije utuma n'akantu gato katari kakubasha, no kuvuga nk'indwara. Sinzi niba ubizi, wenda hari igihe ugira umunaniro ukabije ugasanga urwaye ibicurane, ugasanga rwose niba ari n'indwara runaka yadukiyemo, ugasanga umuntu arwaye malaria kandi atari kubera ko aribwo akirumwa n'umubu wari usanzwe umuruma, ariko kubera yuko yagize wa munaniro ukabije. Rero ari hangover ari n'uwo munaniro ukabije, ubwo ndavuga nyine ari hangover yatewe n'inzoga, byose biba bishobora kugira ingaruka zikomeye mu mibereho yacu uko urikavarinze. Nubwo ngiye kuvuga uburyo wa recoveringa cyangwa se wava muri ya hangover neza ubifashijwemo n'ibyo kurya, nkubwira ibyo kurya wibandaho, ariko umenye ko hari icyo biba bigusigiye, uba umeze n'ubundi
nka kwa kundi umuntu azanzamuka yari arwaye agatangira kongera kwisanasana. Mu byo turi buganireho rero turavuga ibiribwa biri mu byiciro bitandukanye. Hari imbuto, hari n'imboga. Izo ngizo ziza rwose ku mwanya wa mbere mu bishobora kugufasha. Ndaza kubwira ubwoko bw'imbuto ushobora gukoresha ndetse n'ubwoko bw'imboga ushobora gukoresha ndetse n'uko ushobora kubitegura, cyane cyane imboga. Hanyuma ibindi bishobora kugufasha harimo inyama, harimo n'amafi. Ntabwo ari ubwoko bw'amafi bubonetse bwose, nta nubwo ari ubwoko bw'inyama bubonetse bwose. Ikindi kandi uko wabiteguye nabyo bigira uruhare mu kuba byagufasha. Hari n'ibindi biribwa bitandukanye, yewe n'ibinyobwa byose bishobora kugufasha kuva muri hangover. Ariko icyo nakubwira nanone ni uko ibi biribwa ntabwo wabifata nk'umuti ngo uvuge ngo birahita kuko biba 100%. Hari igihe ubigerageza, wagerageza kimwe kikanga, ukaba ushobora kugerageza ikindi. Bitewe rero nanone n'imikorere y'umubiri wawe, ni byiza ko wimenya. Ushobora kwimenya ubikoraho icyo nakwita nk'ubushakashatsi. Niba uyu munsi bikubayeho ukagerageza kimwe mu byo ndi bukubwire, wakumva hari icyo kimaze, ni byiza. Gusa hari bimwe na bimwe biba bizwiho kuba bikora muri rusange. Ibyo rero nibyo ngira ngo tuvugeho noneho. Nawe niba kimwe kikunaniye ube wagerageza n'ikindi. Kimwe muri ibyo rero duhereye ku mbuto ni imineke. Uriya imineke, ibitoki muri rusange birafasha. Impamvu bifasha ni uko bifitemo cyitwa potassium. Potassium irafasha mu mubiri mu gutuma hahandi uburozi bwari bwibitse. Iyo mvuze uburozi wenda abantu babumva ari ijambo riremereye cyane, ariko ni bya bindi byagiriraga nabi umubiri mu gutuma bibasha gusohoka mu buryo bworoshye. Rero kuba warya imineke, kuba warya nanone ibitoki, ariko nituvuga kurya ibitoki wirinde bya bindi by'amafiriti. Amafiriti ni ukuvuga birimo, bishobora kuba bitanatetse amafiriti ariko usanga birimo amavuta menshi. Ibyo bintu birimo amavuta menshi rero umubiri ntago uba ufite imbaraga zihagije zo kubyinjiza mu byo uri bukoreshe, mu byo uri bukuremo intungamubiri, ku buryo ndetse na za potassium washakaga kuba wakoresha mu mubiri wawe nyine zishobora kutaboneka iyo harimo amavuta menshi cyangwa se bitetse mu mavuta mu buryo bw'ifiriti. Ibitoki rero ni ibya mbere, ariko bikaba byaba byiza bitogosheje wenda ukabifatanya n'izindi mboga ndi buvuge nazo, kuko hari imboga zihariye ushobora gukoresha. Ariko icyakubangukira kurusha ibindi ni uko byaba ari imineke. Izindi mbuto zishobora kugufasha buriya ni nka watermelon. Watermelon uburyo ifashamo umuntu ni uko ifite amazi menshi. Ntabwo ari ukugotomera amazi. Buryo ugotomeye amazi kandi mu nda harimo ubusa, ubwo ndavuga nyine kwa kundi uba ugikanguka ukumva umutwe uraremereye, ukumva wagira ngo bari kuvugirizamo ingoma, ukumva ufite inyota nyinshi. Kuba wahita unywa amazi hari igihe bikubangamira mu mubiri rwose, ukumva ntabwo bimeze neza. Ariko iyo uriye watermelon iragufasha, kuko hari ikijya no mu gifu. Rega buriya hari intungamubiri ziba zibonetsemo, ariko na ya mazi nayo akaba arabonetse. Ikindi nakubwira ni inkeri zo mu bwoko bwa blueberries. Izi ntago zikunze kuboneka mu Rwanda, ariko niba hari aho wazibona, nzi ko hari amaduka amwe n'amwe aho bacuruza imbuto bajya babigira. Ubwo wenda abari hanze y'u Rwanda bo biraborohera, kuko nzi ko ibihugu byinshi zikunze kubonekamo blueberries. Rero nazo buriya zirafasha cyane cyane cyane. Izindi mbuto zishobora kugufasha ni amaronji cyangwa oranges cyangwa orange. Amaronji nayo abamo vitamine C. Hari ukuntu ituma umubiri wongera gusa naho wivuguruye, kwa kundi umuntu yumva abaye nk'ugizemo fresher. Burya ntabwo biba bipfuye kuza gutyo gusa, nuko nyine hari intungamubiri ziba zagiye zikagira icyo zikora mu mubiri. Kuba rero ufite hangover ukaba warya rwose amaronji biragufasha cyane. Kandi twibuke ko amaronji nayo abamo amazi, nubwo wenda yaba atari amazi menshi. Hanyuma ibindi ushobora gukoresha
ubwo tugenda twinjira mu mboga, turacyari mu mboga ariko n'imbuto, harimo ibijumba. Buri ibijumba ni ikiribwa kubera ko cyane cyane nka hano mu Rwanda njya nkunda kumva abantu babivuga. Iyo uvuze ikijumba abantu mbese bumva ari nk'aho ari ibiribwa by'abantu bakennye, nk'aho ari ibiribwa by'abantu babuze icyo kurya, ariko buri ibijumba bigira akamaro ahantu henshi. Mu biganiro byinshi nakunze gukora iyo ndi gutegura ku kuvuga ibiryo bishobora kugirira umubiri akamaro, nkunda kubona ibijumba bigarukamo. None dore ibijumba bigarutse no mu bijyanye na hangover. Gusa ibijumba ni ukwirinda kuba wabikoramo amafiriti. Ni ukuvuga mu biryo byose turi buvuge ikintu cyitwa amafiriti uba ukibagiwe. Biba ari ibintu bitogosheje, biba ari ibintu biri mu buryo buri natural, budahinduye cyane. Binabaye byiza byaba byokeje, hanyuma noneho nubwo bitera inyota, ibyo kunywa bikaza kuza ukwabyo. Ariko ibijumba buriya ni byiza cyane ku muntu ufite hangover. Ikindi nanone ni epinari zo ziri mu mboga, ariko izi mboga nazo ukazitegura mu buryo utari bushyiremo amazi menshi. Ikindi navuga ngarutse mu mbuto gato ni avoka, hanyuma mu kanya ndaza kukubwira ibindi. Avoka ntabwo ari byinshi ndi wivugeho kuko irazwi nk'urubuto rwose rugira akamaro cyane ko rufitemo ubwoko bw'amavuta umubiri uba ukeneye. Biba byiza rero no kurirya no mu bisanzwe, ndetse n'ibyo bindi byose nakubwiye no mu buzima busanzwe birafasha cyane. Ariko muri bya bihe bya hangover, muri bya bihe by'umunaniro udasanzwe, biragufasha kuba wakongera gusubirana ubuzima. Nituvuga umunaniro udasanzwe, buriya n'abarwaye babandi bakirutse vuba nabo bazamo. Ibyo byose mvuze ni amafunguro yagufasha cyane. Turimo turasangira bwa bumenyi budufasha kubungabunga ubuzima bwacu, ariko mu kanya nari ndimo mbikubwira ko turi kuvuga ku bintu bijyanye n'ibiribwa byagufasha kwirinda hangover. Nari maze kukubwira muri ibyo biribwa ko harimo imboga n'imbuto. Byinshi muri byo nabivuzeho. Harimo epinari, harimo ibijumba, harimo amaronji, harimo blueberry, harimo watermelon, harimo imineke, yewe n'ibitoki muri rusange. Hanyuma ibindi twavuzemo ni ibikira na avoka. Hanyuma noneho rero mu bindi biribwa harimo amoko y'inyama. Inyama muzi ko n'ubusanzwe inyama ni ibiribwa bigiramo proteine nyinshi. Gusa ntabwo inyama zose ariko ari nziza ku mubiri, ntabwo ari nziza ko wazifata nyuma yo kugira hangover. Ikindi kandi hari ikintu nakunze kwibandaho, ibyo wafata byose cyane cyane ari ibiribwa biba bitetse, wirinda kuba byaba birimo amavuta menshi cyangwa byaba bitetse mu buryo bw'ifiriti. Inyama rero nazo ziba nziza iyo ari inyama zitogosheje, kuko n'ubusanzwe inyama tuzi ko zibamo proteine nyinshi, ariko zibamo n'ibinure ku buryo uba wazitunganya utagize andi mavuta wongeramo byaba ari byiza kurushaho. Kubaze noneho rero inyama ukaba wenda wazivanga na epinari ukabikoramo mu buryo butogosheje, ariko ukirinda inyama zitukura, ntabwo ari nziza. Mu by'ukuri arizo ufite ntabwo byakuza kuzifata, ariko umenye ko utari kugirira neza ubuzima bwawe. Wafata inyama z'inkoko, inkwavu, ziriya nyama nyine zidatukura, nawe urazizi, nizo zaba ari nziza kurushaho. Ku buryo ushobora kubikora mu buryo bwa potage. Hari uburyo zishobora kuba ari inyama ziseye, ukagerageza kuzivanga n'imboga. Hanyuma noneho reka turebe n'ibijyanye n'amafi. Amafi nayo ntabwo ari ifi ibonetse yose, ahubwo ayo mu bwoko bwa salmon. Impamvu bahitamo ayo mu bwoko bwa salmon cyangwa se somo, nuko ifitemo ibyitwa omega 3. Nabyo ni ibifasha, navuga ko ari nk'intungamubiri, ariko ni ubwoko bw'amavuta. Nayo rero urumva ntabwo ari byiza kuyitegura n'amavuta menshi. N'amavuta ariko umubiri ukeneye, ni nk'aya yandi twavuze aba muri avoka. Ikindi nanone gishobora kugufasha ni amagi nayo cyane cyane muri ibi bintu twagiye tuvuga. Iri tsinda navuga dutangiye kuganiraho nonaha, inyama,
amafi n'amagi azamo biba bifitemo proteine nyinshi. Izi proteine rero zifasha mu bijyanye n'igogora ndetse no gufasha umubiri mu kwinjiza intungamubiri ziba zikenewe no mu yandi mafunguro, yewe no muri ayo ngayo uba uri gufata, kuko izo proteine zifasha mu kwinjiza ibindi nabyo biba bisanzwe biri muri aya mafunguro. Wibuke ko umubiri uba unaniwe cyane, uba ukeneye rero kurushaho icyo kintu kiwufasha mu bikorwa byose, kuko buriya n'igogora naryo ubwaryo ni akazi ku mubiri. Hari ibindi ushobora kwifashisha, amafunguro arimo tangawizi. Buriya tangawizi nayo ni ikirungo ariko ni n'ikiribwa gikomeye cyane. Ushobora kuyiteka muri za nyama twavugaga, ushobora ariko no kuyikoramo ibinyobwa nk'icyayi, ariko ntikibe ari icyayi nanone, kuko iyo bavuze icyayi abenshi bahita bumva isukari. Birinde kuba washyiramo isukari, ahubwo ube washyiramo ubuki, kuko ubuki nabwo buri muri aya mafunguro nakomeje kuvuga, nabwo buri mafunguro ashobora kugufasha kuba rwose warwanya hangover. Ikindi no kunywa amazi nabyo ni ngombwa, kunywa amazi ariko ukajya uyanywa hagati na hagati, atari ukuyanywana na ya mafunguro icyarimwe, ahubwo kuko amafunguro nayo ukora uko ushoboye kugira ngo abe ari amafunguro navuga ngo arekuye. Umuseko ko tuvugamo watermelon, tukavugamo amafunguro nyine navuga ngo ajya kumera nk'amasupe, kuriya utegura epinari nazo ukaba wazitegura mu buryo bwa potage, ariko no kunywa amazi byihariye nabyo ni ngombwa. Hanyuma ikindi gishobora kugufasha ni inyanya, ariko inyanya aho kugira ngo uzitegure bisanzwe kuriya uzifata kuri salade, yego nabyo ni byiza, birashoboka ko wabikora gutyo, ariko ushobora kuzikoramo n'umutobe. Umutobe rero ariwo bita tomato juice, nawo ushobora kugufasha. Mu bindi ushobora gufata twavuga ko biri nko mu rwego rw'ibinyobwa, harimo icyayi iki bita green tea cyangwa thé vert. Thé vert nayo ifasha mu gukangura umubiri, ifitemo kafeyine ituma rero umubiri usa naho ukangutse, ugasa n'uwiyongereyemo imbaraga. Ufasha umubiri mu gutwika ibinure, kandi biba bikenewe ako kanya kugira ngo bya binure bishye ariko bitanagoye cyane umubiri. Ikindi nanone gishobora kugufasha ni amazi ya coconut. Uramutse ubashije kubona izo mbuto za coconut ukanywa ari amazi aba arimo, buriya nayo ni meza cyane kuko atuma umubiri utagira inyota, cyane cyane ko mu biba byawunanije. Nubwo abanywa baba bavuga ko bari kwimara inyota, ariko burya inzoga ni kimwe mu binyobwa bitera inyota, kuko uko uyishyira mu mubiri uba ukeneye no gushyiramo n'amazi. Rero kuba wanywa thé vert mu bihe bya hangover biragufasha cyane. Yewe n'ikawa buriya iragufasha, ariko idakabije cyane. Urebye thé vert n'ikawa biba bifite akamaro ko kuba bikangura umubiri, ukongera ukumva usubiranye ka kabaraga ukeneye. Hanyuma ikindi nanone kigufasha rero no kuruhuka cyane, nubwo twavugaga ku mafunguro n'ibindi, ariko kuruhuka biza ku mwanya w'ingenzi, kuko bituma umubiri wongera kwisana, wongera gukora ibikenewe kugira ngo ukore neza. Muri ibyo byose rero niba hari icyo wumva ntabashije gusobanura neza nk'uko nakagombye kuba nagisobanuye, nkwibutse yuko iki kiganiro nawe ni icyawe, ntago watinya kumbaza uti ahangaha hasobanure neza. Mu kanya turaza no gutanga umwanya kugira ngo abahamagara kuri telefone baze guhamagara. Niba hari icyo wakongeraho, hari igihe ushobora gusanga ari n'ubuhamya, niyo mpamvu dukunda kuganira ibi biganiro bisa naho bikora ku buzima bw'umuntu, ku mibereho ye. Ashobora kuvuga ati ibingibi nanjye ndabizi koko, cyangwa ibingibi n'ubwa mbere mbyumvise, cyangwa ibingibi ntago mbisobanukiwe. Naho mu kanya gato. Buri munsi twunguka ubumenyi bushya. Buri munsi tukugezaho ibiganiro bishya bigamije kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe, ubuzima bw'imyororokere ndetse n'iterambere. Kanda ahanditse subscribe cyangwa abonnez-vous,
ukore n'ahashushanyije inzogera kugira ngo we kugicikwa. Tubeho neza n'umuyoboro wawe. Nyuzaho ibibazo n'ibitekerezo byawe dufatanye kubinoza. Iki kiganiro nikikuryohera ugisangize n'abandi. Inkunga y'ibitekerezo ni ingenzi kuri twe. Iyo amafaranga n'akarusho. Washyigikira iyi channel kuri Momo Code 353461 cyangwa nimero ya Momo 0783318997 TN Rwanda. Watuvugisha kandi kuri 0788318997.